ndabashuje inshuti zanjye mumeze neza kanizere ko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibarinze kandi mumeze neza Yesu abarinze. Rero Imana yo mu ijuru ibaha umugisha abo mwese tuba turi kumwe, inshuti zanjye zimforoyiga, abamarayiki, amaviyuzi, abareba ibiganiro byanjye, ndabashuhuje. Mumeze neza kanizere ko mumeze neza kandi Yesu abarinze kuko niwe tugomba kwiragiza mbere ya byose. Imana yo mu ijuru rero ibaha umugisha, ndabakunda cyane abankunda kandi n'abatankunda, kubera kuko ndabugere reka nkubwire nta muntu kwanga. Satani niwe mwanzi wawe, wowe nta muntu kwanga kuko uko byagenda kose nta kintu upfa n'umuntu, kandi umwanzi wacu nta wundi ni Satani. Rero ndabasuhuje mwese inshuti zanjye bo kuri YouTube, abo kuri Instagram, kuri TikTok, kuri Imo n'ahandi. Meze neza. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibarinde kandi Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibiteho. Ineza Mugisha Steven uri kuganira. Yego. Rero uyu munsi nejejwe no kuba ngiye kuvugana namwe ku ijambo ry'Imana, umwanya wenda utari munini kandi utari na mutoya. Uyu munsi numvise twaganira ku magambo aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yeshuwa. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yeshuwa, ntabwo ari umuhanuzi, mu gitabo cya Yeshuwa. Yeshuwa ndabona bitagaragara neza ariko mwihangane gatoya, mwihanganire gato. Murabona ko byagoranye kubera amaso. Yeshuwa, amagambo aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yeshuwa. Yeshuwa igice cya mbere turahera ku murongo wa 3. Haravuga ngo aho uzakandagira hose ndahabahaye, nkuko nabwiye Mose, uhereye mu butayu no kuri ya musozi munini Lebanoni ukageza ku ruzi runini rwitwa Ofurate, igihugu cyose cy'Abaheti no kugeza ku nyanja nini y'Uburengerazuba ni rwo rugabano rwanyu. 5. Nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nkuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Sinzagusiga kandi sinzaguhana. 6. Komera ushikame kuko uzatuma abantu bazungura igihugu narahiye ba sekuruza babo. Icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. 8. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswe byose, niho uzahirwa mu nzira zawe, kandi ntuzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. 9. Mbese sinjye ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Amen. Aya ni amagambo dusanze mu gitabo cy'umuhanuzi Yeshuwa. Ni amagambo akomeye. Uyu mugoroba ni amagambo Imana ikubwiye wowe ukurikira ikiganiro cyanjye. Ni amagambo akomeye Imana iguhaye uyu mugoroba.
rero Imana iravuze ngo ngo aho muzakandagira hose ndahabahaye. Kiriya gihe Yeshuwa niwe wabwirwaga aya magambo, ariko uyu munsi ntabwo ari Yeshuwa uri kuyabwirwa, uyu munsi ni ngewe uri kuyabwirwa, uyu munsi ni wowe unkurikiye uri kuyabwirwa, uyu munsi ni wowe uri kuri YouTube, ni wowe uyakurikiye kuri Instagram, ni wowe uyakurikiye kuri TikTok, ni wowe uyakurikiye ku mbuga nkoranyambaga zanjye zose. Hagarara ku ijambo rivuga ngo aho uzakandagira hose ndahaguhaye. Nkuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, niko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ivuze. Rero uyu munsi nimba hari byari bikubereye ibibazo imbere yawe, tekereza wumve kuko Uwiteka Imana Nyiringabo akuzaniye ijambo rihumuriza rivuga ngo aho uzakandagira hose Uwiteka Imana Nyiringabo arahaguhaye. Kuvuga ngo nta bubasha abantu bagufiteho uko byagenda kose, ibyo abantu bavuga byose, ibyo abantu bakwitwaraho byose, ikizima Imana iravuze ngo aho uzakandagira hose irahaguhaye. Irangije irakubwira ngo aho ngo nkuko yabanye na Mose niko azabana nawe, niko ijambo ry'Imana rigize gute ritubwiye. Kane ngo uhereye mu butayu no kuri ya musozi munini, no kuri ya musozi Lebanoni, ukageza ku ruzi runini rwitwa Ofurati, igihugu cyose cy'Abaheti, no kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba nirwo rugabano rwanyu. Amina. Ngo uhereye kuri ya musozi Lebanoni, niko ijambo ritubwiye, hari Lebanoni iri imbere yawe, ngo aho uzakandagira hose ndahaguhaye. Noneho ageze kandi aravuga ngo uhereye mu butayu. Ntabwo ushobora kugera ku musozi Lebanoni utabanje kunyura mu butayu. No kuri ya musozi munini Lebanoni, ugomba kubanza ukagera ku musozi wa Lebanoni, ukageza ku ruzi runini rwitwa Ofurati, naho ugomba kuhakandagira. Igihugu cyose cy'Abaheti no kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba nirwo rugabano rwanyu. Uyu munsi nirwo rugabano rwawe. Amina. Ugomba kuva mu butayu. Ubutayu urimo urabuzi, nanjye ubutayu ndimo ni njye mbuzi. Nta wundi muntu azi ubutayu ndimo, nta wundi muntu uzi ubutayu urimo, ni wowe ubwawe uzi ubutayu ugize gute urimo. Igihugu cy'Abaheti no kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba arirwo rugabano rwawe. Haleluya. Kuvuga ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru uyu munsi kuzanira ijambo rivuga ngo nkuko nabanaga na Mose. Irangije irakubwira ngo igukuye mu butayu. Ubutayu ugomba kubuvamo mu izina rya Yesu, ukagera ku musozi witwa Lebanoni. Ukava ku musozi witwa Lebanoni ukagera ku ruzi runini rwitwa Ofurati. Ukava ku ruzi runini rwitwa Ofurati ugafata igihugu cy'Abaheti kikaba icyawe. Hari ibyawe, hari Abaheti batuye mu byawe. Kandi utaragera ku ruzi runini rwa Ofurati ntabwo ushobora kugera mu gihugu cy'Abaheti. Ugeze mu gihugu cy'Abaheti ugomba kukibohoza kikaba icyawe. Warangiza ukagera ku nyanja nini y'Iburengerazuba rukaba urugabano rwawe. Iyo uvuye mu butayu ugera ku musozi Lebanoni. Iyo uvuye ku musozi Lebanoni ugera ku ruzi rwitwa Ofurati. Iyo uvuye kuri Ofurati ufata igihugu cy'Abaheti. Igihugu cy'Abaheti wamara kugifata ukajya ku ruzi runini, ku nyanja nini y'Iburengerazuba rukaba urugabano rwawe. Niko ijambo ritubwiye. Uyu munsi hari ibiri kukubuza amahoro, hari ibyari biguteye ubwoba, ariko Imana irakubwiye ngo aho uzakandagira hose nahawe. Ni ijambo ry'Imana asomye, ntabwo ari njyewe bikuye mu kanwa kanjye ngo mbivuge. Gatanu hakavuga ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nkuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Sinzagusiga kandi sinzaguhana. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo Imana yabanye na ba Mose gusa. N'indi Imana yarabanye ikabana na Yeshuwa, nawe uyu munsi Imana yabana nawe. Nawe uyu munsi Imana yagukoresha ibitangaza. Nawe uyu munsi wasengera ibimuga bigahaguruka. Nawe uyu munsi wategeka impumyi zigahumuka. Kandi Yesu yaravuze ngo muzakora ibirenze ibyo nakoze kuri iyi si. Yesu ashimwe cyane. Kuvuga ngo rero Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, iyo wowe icyo gusaba ni ukuyumvira, ni ukuyitega amatwi, ni ugukora ibyo ishaka ukagendana nayo. Nugendana n'Imana
aho uzakandagira hazaba hawe, igihugu uzakandagiramo uzayobora, umudugudu uzakandagiramo uzagiramo ijambo. Yesu ashimwe cyane. Kuvuga ngo rero ahantu uzakandagira hose Uwiteka arahaguhaye. Imana iravuga ngo uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Irangije iramubwira ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Haleluya. Ariko ijambo rirangije iramubwira ngo ugomba kwitondera muri igitabo cy'amategeko. Igitabo cy'amategeko ni iki ngiki. Ugomba kwitondera ibicyanditsemo. Nukurikiza ibyanditswe muri iki gitabo ukagenda uko Bibiliya igusaba, kuko n'iryo jambo Imana yaduhaye. Nimwe tuvuganira n'iki? N'Imana. Yego abahanuzi barahanura, ariko ubuhanuzi butavangiye nta bundi ni Bibiliya. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru iduhana umugisha. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo uko biri kose hari impamvu Imana iduhaye amagambo kuri uyu mugoroba. Noneho 6 bakavuga ngo komera ushikame kuko uzatuma aba bantu bazungu. Kuko komera ushikame kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ba sekuruza babo. 7. Icyakora komera ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ntuzateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Yesu ashimwe cyane. Ijambo riravuze ngo cyo komera ushikame cyane, kubera kuko urugendo urimo turi kurwana n'abantu, turi kurwana n'imyuka tutazi ngo imyuka ki imezite. Hari imyuka turi kurwana nayo. Rero komera ushikame cyane. Haleluya. Kuko ijambo riratubwiye ngo ugomba gushikana bariya abantu mu gihugu Imana yabasezeranyije. Ugomba gushikayo, ugashikana y'abantu ugomba gushikanayo. Ugomba gushikana y'abana bawe, ugomba gushikana y'umugore wawe, ugomba gushikana y'umuryango wawe, ugomba gushikana y'itorero ry'Imana uyoboye, ugomba gushikanayo babandi ugomba kubwira ibyanditswe muri iki gitabo cy'amategeko. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Bene data rero, aya ni amagambo Imana iduhaye kuri uyu mugoroba. Noneho 8 hakavuga ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Ndagira ngo nkubwire ngo ntukarorere guhamisha akanwa kawe biri muri iki gitabo. Yesu ashimwe cyane. Nuhanurira muri iki gitabo ntabwo uzabeshya. Nuhanurira muri iki gitabo bizasohora. Nuhanurira muri iki gitabo ibyuza nuwizerera muri iki gitabo, ugahanurira muri iki gitabo, ukizerera muri iki gitabo, ugakora iki gitabo kigutegeka, amategeko ari muri iki gitabo kayakurikiza, nukuri uzahirwa mu nzira zawe zose unyuramo. Ngo ahubwo ujye ubitekerereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswe byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Yesu ashimwe cyane. Ngo ibiri mu iki gitabo cy'amategeko ngo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Yesu ashimwe. Kandi nukurikiza ibyanditse muri icyo, nibwo uzahirwa mu nzira zawe zose ugize gute unyuramo. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo hari icyo Imana ishatse kuvugana nawe. Hari icyo Imana ishatse kuvugana nanjye. Nushishoza ugasoma iki gitabo, Yeshuwa guhera ku gice cya mbere ukasoma ku murongo wa 3, ugahera ku murongo wa 3 ukageza ku murongo w'9. Imana irabivuganye nawe. Rero Imana yashimye kuvugana nawe muri iki gitabo.
ibisigaye Yesu aduhana umugisha. Ibice 9 akavuga ngo mbese sinjye ubigutegetse, ni ugukomera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzakandagira hose. Yesu ashimwe cyane. Imana irakubwiye ngo mbese sinjye ubigutegetse. Imana yavuze sari wavuguruza. Ni iki cyakunaniye? Warasenze uburiki? Ni iki kikubujije amahoro? Nta na kimwe. Nimba hari ikikubujije amahoro, Imana iravuze ngo ni njye ubigutegetse, ngo ntukuke umutima. Niko ijambo rivuze. Reka twongere tuhasome hano hanyuma 9 ngo 1:9 haravuga ngo mbese sinjye ubigutegetse, ni ugukomera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kugira ngo kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzakandagira hose. Uri kuvuga aya magambo ari hano, ntukuke umutima, ntugire ubwoba, ntiwihebe, kuko Uwiteka Imana Nyiringabo izagendana nawe aho uzakandagira hose. Tugiye kwinjira mu bihe bikomeye, ndetse murabibona biri kuza byaje. Abantu baravuga ngo hari igihe muzifuza gusenga, ukavuga ngo ese tuzabyifuza gute? Insengero zirahari, dufite iki? Ariko si uyu munsi insengero ntiziri gufungwa. Uyu munsi Satani ari kugerageza itorero ry'Imana. Rero nimba waramenye, kurikiza ibyanditswe muri iki gitabo. Numara gukurikiza ibyanditswe muri iki gitabo, ubigendereho, Uwiteka Imana Nyiringabo azakurinda aho uzakandagira hose. Kandi Imana irakubwiye ngo ntukuke umutima. Imana iri jambo, hari abantu bari ahantu bafite ikibazo. Rero nimba icyo kibazo gihari, urasaba kugira ngo usome amagambo ari muri iki gitabo cy'amategeko, ukurikiza ibyanditswe muri cyo. Kuko uyu munsi hari abantu basengaga batari kujya mu rusengero, kubera kuko insengero zirafunze. Uyu munsi hari abantu bari gusengera mu rugo, hari abantu bagendaga ku misozi, imisozi ntikisengerwaho, irafunze. Reka twebwe wenda turi mu mahanga nitwe turi gusenga, wenda hari imisozi igifunguye ngiye mu mahanga, ariko imisozi twebwe irafunze. Rero kuba imisozi ifunze, Imana yafunze ifite impamvu. Mwitwaze ngo bafunze iki? Ibintu byose Imana iba yemeye ko bibaho. Rero iki gihe impamvu Imana yafunze biri, igafunga imisozi, igafunga za Kanyarira, igafunga za Kadeshi, igafunga Samatare, igafunga nuza za aho ngaho za Kabeza n'ahandi. Nuko Imana yari ikeneye kuko usoma ibyanditswe muri iki gitabo cy'amategeko, ukabikurikiza. Wamara kubikurikiza, ugahirwa mu nzira zawe zose ugize gute ucamo. Ijambo riravuze ngo Uwiteka aravuga ngo mbese sinjye ubigutegetse. Uyu munsi Uwiteka Imana aragutegeka ngo soma. Ahuri vugana n'Imana. Ntabwo Imana ivugira mu nsengero gusa, ntabwo Imana ivugira ku musozi gusa, ntabwo Imana ivuga kuko bavuze ngo ri. Oya, Imana iravuga ibicishije muri iki gitabo cy'amategeko. 10 reka tuhasome umutwe w'amagambo ku 10 haravuga ngo Yeshuwa abwira abantu yuko bazambuka Yorodani. Ngo Yeshuwa ategeka abatware b'imitwe ati munyure mu ngando mutegeke abantu muti nimukore amahamba, kuko mu minsi 3 muzambuka ruriya ruzi rwa Yorodani mujya mu gihugu Uwiteka Imana yanyu yabahaye mu kibemo. Amina. Nanjye kakantu karamfashije. Ngo Yeshuwa ategeka abatware
ngo nimunyure mu nganda mubwire abantu bakora amahamba, kuko mugiye kwambuka Yorodani mu minsi 3. ruriya ruzi rwa Yorodani. Rero nawe hari Yorodani yari imbere yawe ugiye kwambuka mu izina rya Yesu. Ntabwo ugiye kuyambuka kuko wagiye kuri Kanyarira, ntugiye kuyambuka kuko wagiye Samatari, ntugiye kuyambuka kuko wagiye Kadeshi, ntugiye kuyambuka kuko wagiye Samuduha, ntugiye kuyambuka kuko haraha wagiye banga ngutabare ni Nyanza n'ahandi, ahubwo ugiye kuyambuka kuko wasomye ibyanditswe muri kino gitabo cy'amategeko. Niki Imana yabwiye Yeshua ngo ibyanditswe muri iki gitabo cy'amategeko ngo ntukabice iburyo cyangwa ibumoso, nubihagararamo iwawe uzasengera Imana ikumva. Nubihagarara muri kino gitabo cy'amategeko uzasenga Imana ibikore. Umve mu gitondo baravuze ngo turadohoye, insengero turazifunguye. Amen. Mwikwitotomba ngo muvuge ngo insengero barazifunze. Yes, barazifunze kuko byari ngombwa kuzifunga, kuko abantu Imana yaduhaye, sinzi ukuntu nabivuga, Abayisraeli bagize mu butayu, Imana ibaha manu. Imaze kubaha manu, baravuga ngo Mana dukeneye no kurya inyama. Inyama irazibaha, irababwira ngo, ikajya ibabwira ngo murye, mufate ibyo murarya mukamara. Abantu bakarenza bakabika ibyo bazagira gute, ngo ibyo bazarya n'ejo bundi. Bwacya bagasanga byabuze. Abantu bafata inyama, intumbutsi ziraza. Abantu barafata inyama bararunda, zibaca mu mazuru barapfa. Si Imana arizibahaye se? Ariko iby'Imana bisaba kugira ngo bigendemo neza. Imana yaduhaye ijambo, twiyambura ijambo. Nimba twiyambuye ijambo, insengero zigafungwa, nimwihangane mukurikize ibyanditswe muri kitabo cy'amategeko. Yesu ashimwe cyane. Nimukurikize ibyanditswe muri iki gitabo cy'amategeko, mukabikurikiza neza, ejo bundi muzambuka ruriya ruzi rwa Yorodani. Imana itanze iminsi 3 ugomba kwambuka ruriya ruzi rwa Yorodani. Ibisigaye Imana yo mu ijuru idahana umugisha. Yego ndashoje n'aya magambo twari nifuje ko tuganira, numvisha umutima umpatira kuyavuga. Rero ibisigaye Yesu aduhane umugisha. Ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Bishop Mugisha Ineza Steven kuva mu itorero Pentecost Mission Christian Church. Ibisigaye Yesu aduhane umugisha. Ndabakunda, mureke dusenga. Turagushimye Uwiteka Imana yacu, turaguhimbaje. Uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Duciye bugufi imbere y'amaso yawe n'imbere y'ubwiza bwawe gushima no kuguhimbaza. Mwami, reka umuntu wese warutenderutse, umuntu wese warubuze amahoro, umuntu wese warubuze ibyiringiro, reka Uwiteka Imana Nyiringabo iri jambo umpaye kano kanya rigende rikore ku mutima we. Reka umuntu urajya kuri YouTube yanjye, reka umuntu urajya kuri TikTok yanjye, reka umuntu urajya kuri Instagram yanjye, Mwami databuja akibona rino jambo rigira byinshi bihindura mu buzima bwiwe. Abarwayi bakize, abari babuze ibyiringiro bahe ibyiringiro, abari bashonje bagaburire, abari babuze amahoro baha amahoro, abari bafite indwara zidakira bakize mu izina rya Yesu. Urakoze rero kuri Imana nziza, urakoze kuko byumvise, urakoze ko hari ikoze. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisaba twizeye. Amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndabakunda cyane inshuti zanjye, usura channel yanjye Isezerano TV. Haleluya. Rero ntugende udakoze subscribe, udakoze like, udakoze share. Ibisigaye Imana iduhana umugisha. Wowe unsengera, Imana iguha umugisha. Wowe unyifuriza ibyiza, Imana igukubire 7. Wowe unsengera, Imana igukubire inshuro 7, inshuro 77. Wowe unyifuriza ibyiza igukubire inshuro 77. Wowe unsabira amahoro, Imana igukubire inshuro 77. Wowe unsabira umugisha, Imana igukubire inshuro 77. Kandi nawe utansabira, Imana igukubire inshuro 77 ibyo unyifuriza. Haleluya.
rero njye nta muntu ufite icyo dupfa rwose, nawe ndagira ngo nkubwire ngo nta mwanzi ufite. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru iragukunda, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru irakwishimira, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru igufite mu bitekerezo byayo. Rero ibisigaye Yesu aduhana iki? Umugisha. Bye.